Jess Kwiza, yo ibintu urimo uravuga abantu ushobora kubasaba bakaguha ariko tubanze tubage. ushaka kubaga ndetse Inshira kuri kabyindi we gusa. so kaza nkubwire Dumba, umuntu bita Medbeat hari amakuru yangezeyo yuko ngo yamaze gusubirana nande n'umuntu bita The Ben, ariko ngo bakaba biyungiye kuki biyungiye ku mashaza y'ibisate ndetse na gahunga rikumva na fanta mu rugo kwa Yoya aho Medbeat asanzwe arara muri sara. Ubu rero ndashaka kumenyesha ko niba Medbeat yiyunze na Ben mufite ibibazo ku ngoma zigiye gusohoka. Medbeat niwe mu producer wenyine indirimbo yasohokaga itari n'izina Bobo Pro ikagenda imihanda ukayumva iremereye. Indirimbo nka za Katarina ibyo nibize kuba ibyo bagupurizamo. Indirimbo nka za Katarina Dumba yego ibyo ntibize kuba ibyo bagupurizamo. Reka nyamvuga ijambo ryanjye ndivuga ndikuye ku mutima nta muntu mohoteye. Urumva ni ibintu mvuga ntekerejeho, ni ibintu mvuga bifite ibimenyetso, ni ibintu mvuga ibintu mvuga umuntu wese yabyumva agahita avuga n'umwana muto w'uruhinja akavuga ati Dumba ijambo uvuze niryo. Medbeat yari yarabuze umuntu w'umunyarwanda umugeraho kubera of course ni impunzi ubu ngubu aho turimo turavugira we no impunzi ubu ni impunzi kabisa. Yahunze iki? Yahunze ko Kigaye inde Medbeat yaramwibye ese niyamwibye 155 and then ahita avuga ati abantu banywe 155 bashobora no kungirira nabi, ahita yirukira aragenda. Nyine Medbeat yasamuhemukiye oya ko Kigaye yamwibye iriya 155 regari ya Medbeat se cyangwa ese ko Kigaye aracyakurebera cyangwa baragufungiye nawe baragufungiye ko Kigaye aracyagwa amafaranga cyane baragufungiye ntabwo baguha amafaranga. ko Kigaye ni urundi rwego bro, ibyo mubwira niko kuri. Dumba wowe niba nta kintu bagushyiriyeho uri kumva cyangwa se niba bataragwaye ni ukwera discipline yawe nkeya. ko Kigaye ntabwo nawe discipline uheruka buretse gato yure discipline nagashobora kugufasha, ariko yuri umwana uri discipline umeze neza ebana arakwifashiriza kabisa ko reka rero nkugire inama bra. awe na sheri nakuona, reka nkugire inama nushaka ibintu bya ko Kigaye rubivemo yarangije kubamenya. Dumba reka rubwire ko Kigaye yarangije kubamenya muri umva ntabwo agisohora ifaranga ngo arimo ariha abantu ba showbiz. Umukaritasi yamenye ko muri ibisambo nawe aragakenyeraho noneho mbaza ngo ko Kigaye yarageze ku ruhe rwego. Mbaza ngo ko Kigaye yarageze kuri ho rwego. Ageze ku rwego rwo kuba we na Bruce Melody batacyumvikana, yarahombye. Ariko ziko do wa mugane wa Yesu no kwavuga ko gambire guharabika, ariko urumva ariko icyo nuzi ko muri no minsi ko Kigaye atumvikana na Bruce Melody. Ego ushaka na kuri Bruce Melody no kubera ibyuzi byabayeho uri kumva habaye iki? Habaye ibintu by'ubwe discipline washatse gukora by'ubwe discipline ntago nabikunze, singiye no kubivugira hano, ariko ntugatekereze ko Dumba nushyire kuri kabyindi je nguhamagaye kangaye nushyire kuri kabyindi nibyo nyine nkubwira. Ariko rero uri kumva Dumba utangiye gufata umucanga urawushyira gake oya ndaza kukubwira ni box ariko biriya bintu ntabwo ari byo. Ntugahita ushaka guhita uza ngo uruhande kubera ko hari umuntu wagushyiriyeho $200
ngo utangire guharabika undi ngo mubuze amahoro urumva niba ushaka amafaranga ndabizi none aha ngaha ntabwo urimo urakora ngira ngo usabire ubufasha kwa Coach Gael bagufashe bakugura ako kawunga bakukorera agastoke kameze neza mu rugo tunakwishyurira inzu amezi 6 ariko ugabanya umudomo. Uzi ko indirimbo ya Diamond na Bruce Melody barangije kunyishurira promotion amafaranga yanjye ya promo y'indirimbo ya Diamond na Bruce Melody bishyuye promotion gusa bananirwa kuyisohora kandi baranyishuye yarage indirimbo mu isohora none se do ko wumva wishyuwe urumva bakaba nta n'akazi bagwaye gukore kandi baranakwishyuye wakiyicariye ugatuza ibyo byagwara bikora bikamiki ntabwo ni ukuvuga ko iyo abantu banyishyuye indirimbo kugira ngo nkore promotion ntabwo banyishyuye ngo nceceke ngo umunwa barawufunze hari ibyo bakubwiye se gufunga umunwa banyishyurira iyo ndirimbo ubwo indirimbo nisohoka tuzayipromotinga ariko nyine ndimo nakubwira ngo hari ibyo bakubwiye se guceceka urakumva ko kandi ndimo nakubwira hari ubwo se bakubwiye ngo uceceke wowe jya ukomeza uvuge nyine amabwa yawe urumva ariko ibyo kumva ko ngo uzajya uruka mu gitondo ngo ugaharabika abantu ngo kugira ngo ushimishe uwagushyiriye kuri momo ntabwo ari by'ibyo bintu. Ariko se ijambo guharabika ko numva ko naryo buri muri amaharabika iyo uvuze ko marabika ijambo guharabika ko iyo uvuze ngo ndaharabika uburi muri amaharabika kandi ntaharabika banza umbwire kandi tubareka gushaka kumenyera ko Kigali ntabwo nshaka kubaha hit 155 sinshaka kubaha hit barazimye reka tuvuge vuga ku mukobwa wawe nuza Jean Paul umuhungu wawe Jean Paul Nkurizeza yarasohotse uramuvuga hit urabona zamara kabiri se atarasubirayo Jean Paul amagambo umuntu akoresha arimo aratanga ibiganiro urumva akagira ngo nibwo abantu babikunze byabaye funny n'ibiki byose ariko byumva umunsi bakubwiye ko ibyo ngibyo byari ibigize icyaha nk'ibihe oya ntabwo ngiye gusubiramo amagambo uriya muhungu akoresha ni manini cyane ariko no gusubira inyuma mu bintu nabyo wamugane ntabwo aba ari byiza ariko ino minsi rero ndacyaca ku mbuga nsanga akavidewo Jean Paul agushumitse bra biriya ni ibya kera ataranafungwa uzi ko mbibonye ubu ngubu kwa kundi ibyana bijya bigarura ibintu bya kera biriya ni ibya kera njya kubona uragapostinze urimo urivugishwa ubugambo n'iki kiravuga ati wa mipango yasebye ni ibindi nabonye biriya yavuze wabonye ari uguseba se nabonye urimo urivugisha nyine ndi kukubwira biriya wabonye yavuze wabonye nyine tubiza wabonye naba narasebye nabonye wabuze content tubyiga biza koresha ubwenge dumba koresha ubwenge umva nyine ubwire kugira ngo tuwukure umutima tuwuhumurize biriya se wabonaga bihumurize cyangwa bikura umutima ibyo yari yaravuze byakuraga umutima the one ako je ibiganiro Jackie yaguhaye ukarya amafaranga ubu ngubu nayo magambo uvuze umva namusabiye ubufasha nakoze ibishoboka byose igishoboka cyose naragikoze pe uzi ko Jackie arwaye ararwaye ameze nabi Jackie wowe wamuhaye angahe
ngiye yampaye ibiganiro, ngiye se yampaye ibiganiro nabonyemo amafaranga, si wowe yabaye ibiganiro wungutse, ngiye jya kari ikintu wamwungutsemo uretse ibyo yanyungutsemo we, si wowe yungutsemo we, si wowe ugomba kumureba. wese ni waho umuhostingaga kuri za live ukabona abantu baza kukureba nkabungukamo iki? ahubwo nibyo nanjye nkubaza, ahubwo nk'izo live wa mugano uzunguka iki? ntacyo wowe wungutse mu biganiro. niyo mpamvu igihe ushobora gukora aka live uretse gato wowe ibiganiro bya Jackie wapostingaga wabonagamo amafaranga, njyewe ariko ubwo yatahaga amaramasa yatahaga amaramasa. Jackie nta mafaranga bajya gumuhaje, nikakubwira niko abivuga. ubwo se yaba yishyuza mu gusambanywa akaba yagenda no mu kuguha ikiganiro ntakwigize? akoze wagiye ureka ko n'umuntu arwaye ukareka kuvuga ayo magambo? oya umuntu arwaye nanone n'ibyo urabivuze arwaye ni umuntu ararwaye uranze uvuze na, ariko jye uri umutindi. reka niturize ngewe ntacyo. Guys, iyo momo ntabwo momo murayishyiraho byahagaze, ntabwo momo muragenda mushyiraho. Basi hano kuri momo abantu bamaze gushyiraho. Ndashimira umuntu bita Sandrine Kwizera, ndashimira umuntu bita Dani niyo yita, ndashimira Jean Felix Ndengera, ngashimira Yasini niyo nshoboye, ngashimira Ernest Tumusifu, ngashimira Robert Mahoro, ngashimira Bruce Shema. Umvise abantu ndimo ndagenda nshimira gake abantu bakomeza kugenda bagaragaza icyo bita urukundo, love kuri momo. Ariko kuri ayo mafaranga bagiye batanga ngahe? Bagiye batanga ngahe? Washyiraho 1000, washyiraho 2, icyo upfa gusa no kubikoranya umutima. Ukizeho menshi nangahe? Ukizeho menshi yashyizeho umubare w'amafaranga y'u Rwanda. Je hari umuntu washyizeho 10,000 uba wishimye, uzi kumeze uski 10,000 barimo inkoko. Ariko bitewe n'ukuntu body language yawe ukuntu nkubona hano kuri kamera, nta muntu urashyiraho 500. Bitewe n'ukuntu nkubona, bitewe na body language yawe ukuntu usa kuri kamera gutya. Oya abantu banje barimo barabikora pe. Nta muntu urashyiraho 1000 n'ukuri kuri Pacifique, witwa Pacifique ishimwe na wese abigerageza ashyizeho angahe? Ashyizeho barambwiye last time, barambwiye angahe? last time barambwiye ngo Jessica wa mipango ngo yutubabarira nuko ajya uvuga ngo mubare. Ndavuga ntabwo nzongera kujya mvuga umubare ko nzajya nsoma amazina mbashimire. Ejo abahungu banje baje bagutame mu minota 30 bagwayemo 70,000 mu minota 30 wayisubita. Abahungu banje babigukore. Niba ushaka je, niba ushaka kujya kumwereke kugira abahungu bawe, nkibwira abahungu bawe ko babikoreye. Na washyizeho rwose Bateta ndagukunda cyane. Bateta n'umwe mu bantu bahise batuma nongera kubyuka. Ntangira kugenda nishyira mu mwuka uwo Bateta ndamwimfuruwensi. Noneho Jessica izabaye Jessica. Bateta urakoze ku mafaranga menshi uhohereje. Bateta arengeje 20,000. Ndimo ndakubwira. Duba. Karaba. Ndimo ndakubwira ngo witwa Bateta tumye nongera kwinjira mu mwuka mera nk'aba pastor binjira mu mwuka. Bateta ashyizeho 50. Inzi ibyishimo byawe by'50,000 Bateta ashyizeho 50. Kamaze mfungura idirishya hano arashyushye man. Uretse mfungura idirishya gumaho. Dumba. Inzi ukuntu Jessica yishima iyo bamushyiriyeho, iyo abonye 50,000 bira ni 50,000 abonye. Ngiye kotsa ihene mu kanya poro. Ariko je nta kintu cyambabaje nko kutarya ihene zawe kandi twari kumwe i Kigali man. Iyo mbimenya kuzikotsa
oya ngiye kotsa ihene mu kanya ko ndabanyivugira amagambo wa muntu yewe data we asakotse wakotse gukora Patrice gutsuko wakotse batumiye bande baza kuzirya watumiye bande baza kurya izo hene no jewe ntumira abantu bose Dumba ni izina ry'Imana ntago ndi igisambo abantu nose wabwira abantu gushyira kuri momo ukabura no gutumira abantu ngewe abantu bose ndabatumira pe umuntu wese ubiri tayari kuba yaza ariko ibyo kunywa byo uri kumva ibyo kunywa byo rwose ngura ibyo nshoboye ngura mitsingi ngura muste uri kumva ngura mitsingi uwo bita gashayije nabashyizeho witwa uri kumva ngura mitsingi ngura musteri nkagura na Heineken wenda na karikeri kamwe mongo nyine nkagira ngo ubukazi bubiri ariko ibyo bintu mu minota itarenze 17 18 biba bimaze gushira boro inyarugenge urubyiruko ruranywa kugeza umuntu aranywa kugeza ubwo atangira kujya mu musarane akajya yituma amahushuka ariko umusarane ntawe uboneze muri kiringiza uba ufitemo abakobwa mbabona nyine mbabona aho ngaho gutyo ubabona gutyo ubabona gutyo nta nubwo bavugisha nozi ngo nambavugisha gute mwana uragira ngo bazanyirukanisha urumva ngewe ahantu nsengera ntabwo bemera ibyo bintu by'abakobwa n'ibiki byose kuba umuntu yagenda mu bakobwa n'ibiki byose ese nyamuzokereza mu rusengero nzokeza hano ku kazi nyine mu miduha ukora akahe kazi ku YouTube inoze nkora akahe kazi ubundi nkora ibyo nigiye wigiye witwa Nadia ukunda umura Nadia kafite akazina keza mw'abantu ngukunda Nadia ukunda umuraza nawe ashyizeho wallahi ngo akunda umuraza boro ariko hari ababyeyi batwika amana ariko tinyo kuvuga ngo Nadia ukunda umuraza bro Nadia ukunda umuraza so ubu no kuvuga ngo rero abana bagiye gutangira kotsa batangiye kugenda ako kazi nawe ari kugatinda irishadi Imana ishimwe rwose uri umuntu umuntu ukubwira ko agukunda Dumba bagomba no kugira gute no kugusapotinga sika abatanzania bakora kanjewe wapi sika abatanzania bakora abatanzania niko babigenza urakoze cyane so nimba raje live nkaba ngiye gufata amasaha 2 bagomba kuhava mfite ihene amasaha 2 urahava ufite ihene umutoni Josiane nabakoze ibintu bya danje ariko sinzi umuntu aruvuze ibi nibyo mubwira amasaha 2 magomba gukora live nshimisha abantu banjye mbaganiriza baba bagomba guhita nabavuga ati okay reka no musaza tumugurira ihene Kariope twiragije Imana nawe akizeho numwe mu bantu basapotinze kuba bagura ibirungo by'iyo hene tugiye kotsa Karundi kazi kitwa Nerinate kari muri comment karimo karavuga ati barakwirukanye muri Amerika Dumba Karam ibyo se biracyari inkuru yaratarabimenya Nerinate rero buriya sinzi kirumwa ariko aguma kugendaho nyine ryo mubwira yaratarabimenya bro urumva iyo ngibyo bikiri inkuru yo kubara ko nyine nuko last time naraje mu mucanje borma mucanje no bor igiye kuzima icumi kuri Pepsi igiye kuzima ino phone no ino muzi iyo icumi gari ijyane icumi gari igiye kuzima babwire kuri abo bakozi bawe ni type C ahubwo ikindi umukozi wawe ari kuwo mwishura ngahe
cyangwa uwo ni Patrick. Ni Patrick. Pacifique muhumure. Pacifique nawe asizeho. Patrick nawe yarago. No Dumba. Kugira ngo ubyemerere kamite babagara wa mugabo w'ihene ubu tuvugana umwumva kuri phone. Siko bimeze? Buretse gato bite muhamagara wa mugabo w'ihene. Buretse bite muhamagara. Wabonye ukuntu yitwa ngiye guhita muhamagara none hanga kugira ngo byemere. Bamwita biracuritse bro. Oneso. Biracuritse bro. Allo. Oneso. Yego. Bimeze bite? Sawa. Zayi no cyazifite se. Bachaze kitari ku ntabwo mpari. Ye baba we uri yes. Uri muri Gasabo. Ihene nziza nazikuraho gutuvugana. Ihene nziza nazikuraho ubu ngubu tuvugana. Shaka umucuruzi umereza nimero bite guhamagara nonaha. Asante sana. Dumba nakubwiye guki. Kujya kugura ihene. Urakoze cyane. Nukuvuga ngo direct. Impamvu mbe minizira hanga no kujorere kuko gumite nigurira ihene nisangije n'abantu gake ariko. Wabyumvise? Manabyumvisha ngewe. Gake. Abantu banje bansupportinga ngiye mbakunda kubi ni nayo mpamvu njya nkuko nzangahita mwandika mite mbahereza sharawo. Buri muntu wese agenda bikora gake. Witwa Eric Kwizera ndamushimira cyane, witwa Pacifique muhumure, witwa Jean de Dieu merci Habimana nawe ndamushimira cyane. Kariope twiragishima woni nde Patrick kwari modoka numva injira